Yes, ndongeye ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino agezweho. Nizere ko ngusanze uri amahoro, nizere ko umeze neza, nizere ko ibyo uri gukora byose biri kugenda neza. Turi ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'2025, umwaka tugeze muri kimwe cya 4 da sugira ngo umwaka nturangiye, kimwe cya 4 kirarangiye. So rero nizere ko weekend yanyu imeze neza, nizere ko weekend yanyu iri kugenda neza, ndetse rwose ibintu ari tam Tour du Rwanda yarangiraga, abanyarwanda bigenda bigorana. Abanyarwanda bigenda bigorana. Abanyarwanda bigenda bigorana rwose. Ubwo rero ukamenya ko tuje mu makuru menshi atandukanye rwose by'umwihariko agezweho muri aka kanya muri ekipe y'igihugu Amavubi. Ekipe y'igihugu Amavubi yigaragazaga rwose Ferwafa ivuga iti noneho twebwe turigaragaje. Ni breaking news, ariko kuri njye sinyifata nka breaking news kuko ni inkuru natangaje kuva kera, ni inkuru tumaze hafi cyumweru twaravuzeho, ndetse turi kuvuga ku mutoza mushyashya wa ekipe y'igihugu Amavubi yitwa Akayabo. Uyu nguyu akaba yamaze kuba appointed cyangwa se akaba yamaze gushyirwaho nk'umutoza mukuru wa ekipe y'igihugu Rwanda, akaba azaba afatanya n'abandi bagiye batandukanye turaza kugenda atugaruka ho. Uretse kandi ibyo ngibyo rwose turaza kuba tugarukaho ekipe ya Rayon ubaka kanya tuvugana iri gukina muri Kigali Pele Stadium. Ni umukino rwose ibyawo byose na handi bisanzwe si byano kuri Sawa TV. Ama interview match irarangira tuganira n'abafana tukubwira byinshi biraza kwa biri kugenda bivugwa ku isa moya. Ekipe ya PLS niraza kubiri mu kibuga, ndaza kukubwira byinshi bitandukanye. Mfite Zandani muri aya makipe yombi, mfite Zandani muri aya makipe yombi. Mfite Zandani muri aya makipe yombi. Ubwo rero nizere ko wakoze subscribe nkuko nabibemereye. Ntabwo ndaza gutangira iki kiganiro ntashimiye abantu rwose bakomeje kutuba inyuma, yaba mu bihe byiza yaba mu bihe bibi, rwose ukabona ko barahari. They are available. Ni benshi bagenda baduha ibitekerezo, harimo bambwira bati niyo mugabo Samuel, bati turakwemera cyane umuhungu wacu epi ku mutima, witwa Gilbert Ishimwe ati rwose umutima w'umweru n'umukara, witwa Habakwizera Dani ati Bosco hejuru cyane hejuru, agenda avuga ati turakwemera cyane. Abarimo ba Ndayisaba ati ni Ndayisaba turakwemera cyane, witwa Ndayisaba nyine Alphonse ati ni Ndayisaba ndagukurikiye kandi ndagukunda, ariko nshaka kumva inkuru ivuga ko Darikonovic yatashye. Thank you. Witwa Bizimana Jean d'Amour ati Bosco usigaye utangira ikiganiro neza, ati ibintu ni bom. N'abandi benshi bagiye batandukanye barimo ba Erikad, barimo ba Gitinyiro uherereye mu karere ka Gakenke rwose, agenda ambwira ati ndagukeneye cyane kuri derby amarandevu mfite, nshaka kutazarya iwanjye kabisa. Mfite abantu bamaze kunyandikira bambwira bati tuzakugurira inkoko. Witwa Erikade yanyemereye ifi guturuka i Rusizi ngazaba yamanutse. Ubwo rero ibyo bintu byose niba nzabirya cyakoze muzabipfunyike muzabizana bitane, ko urumva ntabwo warya inkoko ngo ukurikize y'ifi mu Gakenke habaye inanasi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero derby yaje, APR yamaze gutereka ibiciro hanze, reka ari nabyo tuza kuba duheraho. Ariko reka tubanze tuvuge kuri ekipe y'igihugu Amavubi, hanyuma ahubwo duhite dukomeza kuri aya makipe yombi, yaba APRS yaba Rayon ndetse n'andi makipe atandukanye by'umwihariko muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ekipe y'igihugu Amavubi bimaze gutangazwa mu kanya gato gashize ko yamaze kuba ishyiraho umutoza mushyashya. Ni umutoza wa ekipe y'igihugu Amavubi yitwa Akayabo. Uyu nguyu abenshi bamuzi muri ekipe ya Tanzania, muri ekipe ya Kenya, muri ekipe yatoje ama ekipe menshi, afite experience rwose. Icya kindi bita ngo ntabwo ari experience yo kuvuga ngo bimazemo igihe gusa, ahubwo afite experience
experience yo kuvuga ngo hari ibyo akora mu makipe ari kuri level y'u Rwanda akabikora neza cyane. Uyu nguyu witwa Adea Murush agomba kuba yigaragaza rwose, afite experience ihagije, uburambe mu kazi, gutoza amakipe. Ntabwo amakipe yatoje ari amakipe ahambaye, ariko byibuze ayo yatoje umuntu aravuga ati gutoza Libya, ugatoza Tanzania, gutoza Kenya, ayo ni amakipe aka kanya tuvuga tuti byibuze yaba twaye tugiye ku rwego rwayo byibuze muri aka kanya. Wenda Libya yo muri iyi minsi yasubiye hasi kubera ibibazo bimwe na bimwe binini bifite aho bihuriye n'intambara, ariko ubundi Libya ni igihugu nacyo cyari gikomeye muri iyi minsi, nubwo wenda atari igihugu kiri mu makipe ya mbere. Ariko Tanzania uyu munsi none iri kujya muri AFCON igenda itembera. Ekipe y'igihugu y'u Burundi iheruka muri AFCON, twebwe duheruka epfyo ngiyo, menya nari naranavuka hari iyo nkuru nanjye nyisoma mu binyamakuru nkabyumva nk'uko kose, sinarinzi igihugu kirwana n'ikindi. So ekipe y'igihugu Amavubi rero akaba rwose Ferwafa nk'uko yabitangaje ndetse na ministère bakaba bamaze kuba bashyiraho umutoza mushya. Ni umutoza nyine Adera Murush, akazaba yungirijwe n'uwitwa Eric Nshimiyimana, akaba ari we assistant coach rwose uwitwa Eric Nshimiyimana. Ni ukuvuga ngo uwitwa Jimmy Muris ndetse umwe bashwanye n'inde Rwasamanzi Yves, aba bose bamaze kuba eliminated cyangwa se bamaze kuba bakurwa muri staff ya ekipe y'igihugu Amavubi. Ntabwo ari muri ekipe y'igihugu Amavubi y'abagabo gusa, kubera ko ekipe bakunda kuvuga ngo ni Amavubi, ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu bari n'abategarugori nayo ikaba yamaze kuba ishyirirwaho umutoza uwitwa Kasambungo Andere, nyuma yo kujya mu Misiri agafata Misiri akayigarika rwose, ukabona ko ibintu byari kuba bikomeye cyane. Kasambungo Andre akaba yamaze kwagirwa umutoza wa ekipe y'igihugu Amavubi y'abari n'abategarugori mu myaka 2 iri imbere. Uyu nguyu akaba azabashinzwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo na za development z'abana bakiri bato ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu nguyu akazajya bari guhabwa inote y'ibihumbi 5 by'idolari, no kuvuga amafaranga arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Yitwa Kasambungo Andre. So icyo ushobora kumenya rero, icyo ushobora kumenya rwose nuko ekipe y'igihugu Amavubi aba batoza bashyizweho kugira ngo bafashe iyi kipe kwitegura imikino dufite rwose, imikino ikomeye ku bw'amahirwe. Ni imikino yose izabera kuri Stade Amahoro, ni imikino izabera i Kigali, ni ukuvuga ku itariki 21 ndetse na 25 ekipe y'igihugu y'u Rwanda ifite imikino. Ni 2026 World Cup Qualifiers March 5 and 6. imikino 4 ya mbere yararangiye, u Rwanda ruracyayoboye itsinda. U Rwanda rero rugomba kugerageza rukareba niba koko rugomba kwitwara neza. U Rwanda rugomba kuba rwakira ekipe ya Nigeria ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu, bizaba ari saa 12 zuzuye z'umugoroba rwose muri Stade Amahoro. No kuvuga ni mu byumweru 2-3 biri imbere. Ni mu gihe kandi nyuma y'iminsi 3-4 rwose ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu, nabwo ku isaha 12 zuzuye z'umugoroba ekipe y'igihugu y'u Rwanda izaba yakiriye ekipe yitwa Lesotho. Anga tugomba kubona amanota 4. Umutoza agomba gukonfirma, agomba kubona inota kuri Nigeria, akabona 3 kuri Lesotho, ikubita bimwe bibi cyane. Adera Murush agomba guhita konfirma. Adera Murush agomba guhita konfirma. Anga nyine no tugiye kumupimira, aje igihe cyiza, aje igihe cy'ipimwa gihari. Aje mu gihe cy'ipimwa. Aje mu gihe cy'ipimwa rwose. Uwitwa Adera Murush rwose agomba kuba aza asanga isuzuma rimutegereje. Hari ibintu muri secondary school bagira cyane cyane abantu biga muri boarding school. Hari ikintu bagira ngo ni welcoming test, sinzi uko babivuga. Welcome test nuko ngo ni cyagihe abanyeshuri bagiye muri vacances, maybe igihe kirekire cyangwa se ibyumweru 2, cyane cyane nk'iyi byumweru 2 nyine kwa kundi baba baruhutse igihembwe cya mbere, hanyuma bakaza mu gihembwe cya kabiri binjirira muri test, icyo bita welcome test. Kwa ngo n'uyu mutoza witwa Adera Murush rwose yinjiriye muri test ikomeye, test igoye, ariko nyine agomba gukora icyo bita confirmation, akemeza abanyarwanda akavuga ati ngende umutoza ufite experience
rwose uyu mutoza witwa Adera Murush akaba agomba kuba atoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu byumweru bibiri biri imbere rwose bitatu agomba kuba yigaragaza 21 na 25 mu bookinga muri stade Amahoro ku isaha saa 12 ekipe ya Nigeria ndetse na Lesotho zizaba ziri kugenda zirya ibitego hano i Nyarugenge. Ngaye nguko muri ekipe y'igihugu Amavubi abantu bambajije ngo ibijyanye n'imishara ngo uyu mutoza azajya ahembwa iki, ngo azajya ahembwa Akayabo ngo n'umuba wayo. Uyu Adera Murush amakuru namenye nuko umushara we udahenze ugereranyije n'umutoza witwa Frank Thorsten Spirta, ugereranyije n'ibyo yifuza, kuko ubundi Frank Thorsten Spirta yahembwaga ibihumbi 15 by'idolari, kuko ngo arenga miliyoni 15 y'amanyarwanda, akifuza ko ahabwa arenze ibihumbi 20 by'idolari kugira ngo yongere amasezerano. Iyo process uretse n'ibintu by'umushara wenda habayemo n'izindi mpamvu bigenda bigorana cyane. Amakuru akavuga ko rero uyu mutoza witwa Adera Murush ahembwa munsi y'ibihumbi 20 by'idolari, kuko ngo ari munsi y'ibihumbi 20, ari munsi yayo uwitwa Frank Thorsten Spirta uyu wahoze atoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda yahembwaga, yitwa Adera Murush. Ubwo reka tumwifurize ishya n'ihirwe rwose, nta munyarwanda n'umwe utavuga ngo bonne chance kuri we cyangwa se nyine amahirwe masa. Tumwifurize kugira imirimo myiza, azafate ekipe y'igihugu y'u Rwanda ayikure mu myanya y'140 ingahe ipfiyo ngiye hano ibihirimanga ayigeze mu myanya ya 80-90 nkuko umutoza witwa yitwa Stephen Constantine. Uyu mutoza rwose wari waranyuze mu makipe arimo Ubuhinde na za Pakistan. Uyu mutoza Stephen Constantine yaraje araduterura tuvana mu myanya y'100 adutereka ku mwanya 38 maybe niba mbyibuka neza. Ewan ekipe y'igihugu y'u Rwanda ikipe zarazaga zikabirya, ibike yazaryaga byabaga ari ibitego bitatu. Wabaza amakipe arimo za Libizi ngizi ndi narindi kuvugaho haruguru zaryaga ibitego bitatu. Zaryaga ibitego bitatu rwose, zibirya nabi zihuta cyane. Ubwo Stephen Constantine yatozaga iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda. Ubwo rero reka twizere ko n'uyu Adera Murush ibye bigomba kuba bigenda neza cyane, ndetse kandi no kuri Kasambu ngo Andre ugomba gutoza ekipe y'abari n'abategarugori ekipe y'igihugu y'u Rwanda nyine ashi Amavubi nawe rwose agombe abe agira imirimo myiza, agende rwose Imana izamube hafi, izamujye imbere, maze urugendo rwe ruzarusheho kuba rwiza. Iyi nkuru y'Amavubi kinyagije mwabana, ni inkuru irakomeye. Iyi nkuru irakomeye, jewe Amavubi niyo kipe mvuga, yaba yitwaye nabi yaba yitwaye neza ngomba kuyavuga neza. None se kari u Rwanda rwacu mwabantu mwe, hari abantu baba bigize abasirimu ngo urumva ngo Rwanda ngo nta kigenda cyarwo, ngo none se ngo byarayiruyobeye ngo n'ubundi ni rutsinda. Nuwe musanzu wawe ushyiraho kugira ngo u Rwanda rutsinde, sibyo kwirirwa ukiritika. Bura rero mu Rwanda sinzi abanyafurika bose muri rusange tugira defo nyine yo gukritika pe, nicyo kintu twibandaho. Nta nubwo tureba ibyiza bishoboka, nta nubwo tureba ibyiza byaba byarabaye, nta nubwo tureba ngo iki kintu cyabaye nabi kubera izi mpamvu, ahubwo nyine twibanda muri kritike, ibintu biraho nyine gutyo gusa, ugasanga duhora muri ibyo ngibyo. Ariko nyine reka twizere ko u Rwanda ruraza kongera kuba Ivubi nyine, tukongera tukadwinga nkuko 2004 byagenze. Amakipe arimo za Ghana zikabirya, Ghana yarabiriye hariya ku Mahoro. Ekipe y'Ubugande wayibaza witwa bamwituye Bogota, oya pana Bogota kamana Alabama, Jimmy Gatete, Imana y'ibitego by'inyarugenge. Niwe rwose uzi amate, niwe Abagande bavuga bati u Rwanda ruheruka, u Rwanda ruheruka rwose, ruheruka menu tuntu two gutsinda amakipe nkayo ngayo kera cyane. So reka amakuru yacu tuyakomereze muri ekipe ya Rayon Sport.
cyane cyane tumanukana 11 ekipe ya Rayon Sport yakoresheje ku mukino igomba kubigira ite, igomba kuba ihuramo na ekipe iri guhuramo nyine na ekipe ya Gasogi United. Abakinnyi 11 nge nababonye ndavuga ni ibyo byose rabirya, ndavuga ni ibyo ari byo byose irabirya. Ariko se mwamenye udushya twabaye muri Tour du Rwanda? Mwamenye udushya twabaye muri Tour du Rwanda uyu munsi? Ntabwo nari nzi ko ibi bintu bibaho. Reka da, sinari nzi ko ibi bintu bibaho rwose. Kwango amakuru aravuga nako ntago ari bya bindi byo kwanga amakuru aravuga ko amakuru ahari agace ka nyuma ka Tour du Rwanda 2025 kahagaritswe katarangiye kubera imvura nyinshi yaguye mu mujyi wa Kigali aho kakinirwaga igatuma imihanda inyerera ku buryo itashoboraga cyangwa se nyine ku buryo idashobora gukinirwamo. Ubwo rero byahise byemezwa ko uwitwa Kandebe byahise byemezwa ko umufaransa witwa Fabien Dubin ukinira Toto Energie ari we wegukanye isiganwa kubera ko nyine etape ya nyuma ya Tour du Rwanda yakuweho imaze igihe gito itangiye, bityo harabarwa imibare ya etape ndetse na prologue byakinwe. Nuko ngo habazwe etape guhera kuri prologue, nuko ngo ku cyumweru kakantu twakitanga gace ka mbere nyine kamwe buri muntu abari gukina ku giti cye, ako niko kabazwe, hanyuma banabara nyine ama etape yagiye akinwa akarangira, bityo umufaransa witwa Fabien Dubin ukinira Toto Energie akaba ari we wegukanye Tour du Rwanda ya 2025. Rwose nuko nguko ibintu byaje kuba bigenda. Nuko byaje kuba bigenda. Umufaransa witwa Fabien Dubin akaba ari we wegukanye Tour du Rwanda 2025. Bw'abanyarwanda turakomeza duherekeze nyine. None se nkubeshye? Ntabwo nakubeshye. None se nkubeshye? 11 ekipe ya Rayon Sport igiye gukoresha nako already match yamaze kuba itangira. Match yamaze kubitangira imaze iminota nk'icumi itangiye. Kadime Ndiaye ari mwizamu, Ombarenga Fitina, Omba Bebe, Hakim Bugingo araza kuba hari, Omar Nyinge ndetse na Nsabimana Aimable barahari, Kanamugire Roger, Richard Ndayishime ndetse na Adama Bagayogo barahari, Abedi Bigirimana ndetse na Basane ndetse na Haji Iraguha. Iyi line-up nyibona nahise nyine mbibona kuko uwitwa Sefu yahawe umwanya mu mukino bakinyemo na Gorira, bigaragara ko rwose fizike nawe ishwi data. Uwitwa Rukundo Abudurahimani Papurey ishwi data, bataye ibishanga kandi niwe wasimburaga Muhire Keve. Uwitwa Asanaba Inosa urwego rwe narugarutse, narabwiye ni nta muntu wihisha mu murima w'ubunyobwa, nta muntu wihisha mu murima w'ubunyobwa. Uyu munsi none waza ukatubeshya ukatubwira ko waguze umukinnyi runaka ndaje mbigaruke muri aperi, ukatubeshya ariko nta muntu wihisha mu murima w'ubunyobwa. Uyu mutaramu witwa Asanaba Inosa yaje yakabirijwe ngo akubye kabiri witwa Aziz Basane, ariko nubwo yamukuba kabiri none se Aziz Basane wakora iki? Erega hari ibintu nyine rimwe na rimwe dukwiye gucikaho. Ngo umukinnyi ni umuhanga, ngo umukinnyi ngo agira ate, Aziz Basane ubuhanga bwe bubaye. Ngaho abantu mureba match za Rayon Sport bareyo nimuze mumbwire ubuhanga bwa rutayizamu Aziz Basane bubaye. Ni rutayizamu ufite igitego kimwe mu mikino ya competition kuva yagira muri Rayon Sport. Simamye neza sinibuka assist afite, ariko abaye ari nyinshi zaba ebyiri cyangwa imwe. Numwe mu bakinnyi bakinye imikino yose ya Rayon Sport mu gice cya mbere cya championnat, yewe n'igice cya kabiri imwe n'imwe akayikina. Aziz Basane ni mwiza ku ruhe rwego, yego ni mwiza ku rwego rwa championnat yacu, araza agacenga akirukanka,
ariko agatahira kwiruka. Ubundi Azizi Basane ni fotokopi neza y'uwitwa Mugisha Gilbert wa APR pe, fotokopi ewan, wagira ngo baranavukana dore baranareba. Ariko Mugisha Gilbert wajya kubaho muremure dafite n'ibigango mukuntu gakeya, ariko nyine ni karite imwe, ni karite imwe rwose. Uwitwa Aziz Basane ya aha. Hanyuma ekipe ya Rayon Sport nyine ikaba iri gukina na ekipe ya Gasogi United, ni umukino turi gukurikirana live, ndetse rwose mu minota 10 iri imbere ndaza kuba nageze already kuri stade ya Kigali Pele Stadium mu minota 10 nyuma yuko nsoje ikiganiro. Nuko mvuze ni nuko imvura niyo yabanje kuninza, imvura niyo yabanje kuninza, biba ngombwa ko nyine ikiganiro gitinda. Ubundi nanavuze ko kigomba kubageraho saa 8, ariko mu mujyi wa Kigali hiriwe ibintu by'imvura, abantu ikirere kimeze nabi, mbura uko mbaho ikiganiro kubera ko already nari namaze kugera kuri terrain. So ariko mbere yuko njya kuri APR cyane kuko niyo ngiye kuvugaho cyane, kubera ko Rayon Sport yo ndaje mu kanya mu gato ya match kimara kurangira ndahita mbaha update. Mfite Zandani ndaza guhita mbaterekamo, ariko reka sinzi wenda ntabwo na ekipe ya Rayon Sport ndetse na Gasogi United kugura itike byanze kugeza nubwo even me nje hari igihe biba ngombwa kungura itike, nubwo sometimes nyine abanyamakuru buda ntago bari ngombwa kugura itike, kereka iyo ukeneye kwicara mu mwanya utari w'abanyamakuru, wenda ukeneye nko kwicara muri VIP cyangwa se ushaka hari nk'ukuntu hari nk'igihe njya kuri stade nk'abandi ngomba kwicarana n'abafana kugira ngo nyine nganire nabo, kugira ngo nyine numve wagwani, cyane nk'izi match ziba zikomeye nka match ya APR ndetse na Police, ndaza kwa ndi mu bafana, ndaza kwa nicaye mu bafana, ntabwo ndicara mu banyamakuru. Match ya APR na Rayon Sport ku cyumweru nzaba nicaye hejuru, hasi nako hariya nabonye bashyizeho itike y'inote y'ibihumbi 5. APR yavuze ngo kamamba yambaya itike ni inote ya 5. APR ko yanganzemo ati umuntu udafite inote ya 5 nta kintu tuvugana kuri deribe. Hamwe hasi hegereye stade, hamwe hegereye nako ikibuga, hejuru ni 3. Hejuru ni 3, ariko hasi ibaze ko hasi imvura iguye umuntu ashobora kunyagirwa, izuba ryavuye rishobora kumugeraho cyane, ariko akaba ariho bagize menshi. Kubera iki? Muzi impamvu? Kuko ngo kiriya gice cyose kizengurutse ikibuga, nicyo kizengurutse ikibuga, kuko ngo abafana benshi bano babahuriga niho baba bicaye. Nukuvuga equipe adversaire, ibi bintu nabigarutse ndavuga ni abareyo, ibintu bakoreye APR Rayon Sport nisho bakuzabyicuza. Naravuze ni APR izabikora, none dore koko yabikoze. Ubushize murabyibuka equipe ya Rayon Sport hari amatike amwe namwe yafashe iyakura muri systeme ngo ni yabareyo, ngo na yabareyo, ngo ni mu bururu, sinzi uko babyize. Urumva icyo gihe bamwe mu bafana ba APR bakajya bajya kugura amatike bikanga, kandi imyanya igihari. Ibyo byarabaye, hari n'abagiye bagura amatike muri iyo myanya, bamwe basubizwayo. Ngira ngo ibyo kiganiro ninjye muntu wagikoze nyicisha kuri YouTube, bamwe basubijweyo kubera ko baguze amatike basanga ngo muri systeme ngayo matike ntarimo. Icyo hari abantu benshi bahombye amafaranga yabo bari baraguze tike. Ibyo ngibyo murabyibuka byarabaye. Equipe yitwa APR nayo yavuze iti aho hantu, aho hasi hahandi abatfana batiza umurindi ikipe adversaire equipe yari yose tugiye kwatereka inote ya 5, hasi hose ni inote ya 5, ahubwo hejuru aho umurindi abantu batawumva cyane bashyira inote ya 3. Urumva naravuze nariko bariyo bazabyicuza ibintu bakoze inote ya 5. Kandi amakuru mfite nuko APR hari abantu benshi izishyura amatike aho ngaho ha 5 hasi, nkuko nari yavuze iti abariyo bagura ahantu tuhite ngo mu bururu, niba ari ubururu bwacu sinzi uko babyize. APR nayo yavuze iti hari abafana turaza kumeneramo. None inote ya 5 hari ya hasi, hejuru inote ya 3, ahandi
kandebe neza ibiciro naza kwibeshya nk'abantu ibi bintu babikomeye. Ni inote ya 5, inote ya 3 APR. Reka ndebe website ya APR bayita nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Iyo urebye mu izamu inshundura ziranyeganyega. Bayita nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. So nukuvuga upper ball nuko ngo hamwe hejuru abantu bazi muri stade Amahoro barahazi ko ngo ni muri second floor. Reka tubivuge gutyo wenda ni inote ya 3, hanyuma hasi ahubwo si ubwo abari second floor, ahubwo yabari first floor, ahubwo hasi ground. Ariko man hasi muri ground ni inote ya 5. VIP ni inote y'ibihumbi 30. VVIP ni inote y'ibihumbi 50. Executive seat ni inote y'ijana. Skybox hahandi kwabanye babita ubundi baba bamwita mwenyewe. Inote ya miliyoni aho ngaho muri Skybox. Impaka ko zacitse. So ngira ngo nibyo ngibyo rero, nibyo ngibyo ubwo nuko nari nkomoje kuri ako kantu gato yakajyanye n'ibiciro mu bintu bijyanye n'ibiciro. Mu by'ukuri kuri stade kugura amatike byayi byanze, ibintu byagoranye kugeza na naka kanya. Umuntu uri kujya muri stade ntabwo yapfa kugura itike, cyakoze abarebe bahise babyihutisha kugira ngo amafaranga atabacika. Baravuga ngo babakandira akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0280 urwego ukagura itike. Ngo uko niko bari kugura itike kubera ko systeme y'akanyenyeri 989 yanze. Iyo systeme yanze bityo hayitashyirwaho iyo systeme y'akanyenyeri 8 akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0280 ubundi ukigurira itike yawe ukaza gukurikirana umukino. Ntabwo nzi niba no kuri APR na Police ariko biraza kuba bimeze, ariko kuri APR na Police naho bavuze ko ubundi bari kuvuga ko ngo kugura itike ngo biri gusaba ko ufite itike kuba ufite ngo amafaranga ngo kuri balance. Apana balance ya mobile money, balance ya mind, kwa ngo wenda ufite ngo nk'ijana ngo sinzi ngo nyumvira nawe mu nyumvira hano rwego rugeze nyine. Za systeme ngo za www.ticket.rw ntabwo nzi niba zigikora. Nibyo ngibyo nyine. So na APR rero mu kanya gato yagiye kumanuka mu kibuga 11 yitwa Ishimwe Pierre Mario, yitwa Niyo Mugabo Claude, yitwa Byiringiro Gilbert, yitwa Ariyo Swane, yitwa Nigena Kerema, yitwa Ruboneka Jean Bosco, yitwa Seydou Dauda Youssef, yitwa Ramin Ba, yitwa Hakim Kiwanuka, yitwa Denis Omedi, akitwa Jibril Watara. Abo nibo bakinyi 11 equipe ya APR FC igomba kubikoresha ihura na equipe ya Police mu kanya gato cyane kwisa moya. N'umukino turaza kubagezaho ibyawo byose hano kuri Sawa TV. Turi live kuri Kigali Pele Stadium aho umukino wa Rayon Sport ugiye kurangira mu kanya gato, kuko rwose kwisa 10 nibwo wari utangiye mu kanya gashize. Hanyuma kandi kwisa 10 kwisa moya APR igomba kuba igera mu kibuga nayo yigaragaza. Ni umukino ugomba gutanga ishusho y'igikombe cya championnat. Ese ninde ugomba gutwara igikombe? Ibyo byose nibyo ugomba kubumenya. N'umunsi wa 20 wa championnat haraza kuba hasigaye iminsi 10 yonyine. Nyemerera ngushimire wowe twabanye, ngushimire wowe wakoze subscribe, wowe uba muri groupe yacu ya WhatsApp ushaka ko tubana. Kanda kuri link iri hasi ya titre ubundi nawe winjire muri groupe yacu ya WhatsApp, hanyuma ubundi bigende neza. Niba ari bwo bwa mbere rugeze hano ndabizi neza ko ugomba gusiga ukoze subscribe, ibyo byo ni ingenzi cyane. Hanyuma ugafungura notification, ugakanda like, share, yewe ugatanga n'igitekerezo cyawe, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane.
bikagenda neza cyane, hanyuma mushimire cyane. Tuze kuba dusubira mu biganiro biraza kuba bigezweho ubwo izi match zose ubwo ziraza kuba zirangiye, turakuzanira amakuru araza kuba agezweho. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, Imana ikomeze kuba hamwe nawe.